majyepfo ni mu karere ka Huye, aho Huye ihanira imbibi na Nyamagabe. Ubwo imvura yaguye ari nyinshi ibiza biba ibiza, ikiraro gihuza Nyamagabe ndetse na Huye kiza guturika kirangirika, cyangiza byinshi, gisenya inzu za benshi, abandi n'abantu bamwe na bamwe bagenda babikomerekeramo. Ni mu gihe Perezida w'u Rwanda yahasuye kugira ngo arebe ibyangiritse, kugira ngo arebe icyo yafasha. Perezida w'u Rwanda akihagera yavuze bino bikurikira: n'abandi bayobozi ba leta, ariko byari kubasura, kubasuhuza no kubihanganisha kugira ngo mukomeze mwihangane nk'uko n'ubundi mwihanganye. Ibiza byatugwiriye, imyuzure, amazu yangiritse, abacu twatakaje aribo na kibazo kinini cyane. Ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriraga uruzinduko hano mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, aho Huye ihanira imbibi na Nyamagabe, yijeje abaturage yuko iyi mvura iri kugwa gutya ndetse n'ababigiriyemo ibihombo baraza kwishyurwa. Kandi ikindi ikintu yibanzeho cyane n'abakomerekeye mwono mwuzure cyangwa n'abapfiriye mwono mwuzure. Cyane cyane yavuze ku bantu bakomeretse hashyizweho uburyo bwihariye bwo kubavura cyangwa bwo kubavuza nta giceri na kimwe batanze, bitewe nuko ibiza ari byo byabasize iheruheru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko n'inzu zangiritse cyangwa inzu zose zasenyukiye mwa runo ruzi n'ubundi zizakomezwe zisenwe ziveho, ahubwo abaturage babubakire ahandi hantu hazima kugira ngo ubuzima bwabo butazajya bwisanga mu kaga, kubera ko ngo gutura impande y'amazi nabyo ni ibibazo. Ngo iyo imvura iguye ari nyinshi, murabizi yuko amazi yuzura mu mugezi. Nyuma yuko rero Huye hagaragaye ikibazo gikomeye cyane cy'uko ikiraro gihuza Huye na Nyamagabe cyaje guturika, imvura yaguye ari nyinshi, abaturage bamwe bakaburira ubuzima, abandi bagakomerekera mwa runo ruzi kugeza izi saha. Rero nubwo Perezida w'u Rwanda yise yifuza kuba yahagirira uruzinduko kugira ngo arebe ko bimeze. Akihagera rero yasanze ibyangiritse ari byinshi, ndetse asaba abaturage kwihangana, kandi ibi ngibi agiye kubikoraho, ndetse na kino kiraro kigakorwa neza cyane ku buryo nta yindi mbogamizi izongera kuba cyangwa nta kindi kizongera kuba. Abaturage babajije Perezida w'u Rwanda impamvu amafaranga ya mituweli yuriye, cyangwa impamvu abantu batishoboye bisanze mu byiciro batakakwiye kuba barimo. Ubwo ari mu cyiciro cya kabiri yisanze mu cyiciro cya gatanu, wari uri mu cyiciro cya gatanu akisanga nko mu cya gatatu. Rero uwo nguwo mu cya gatanu wisanze mu cya gatatu nta gihombo afite, ariko nk'umuturage wari uri mu cyiciro cya kabiri akisanga mu cya gatanu yishyuraga ibihumbi 20, yishyuraga ibihumbi 30, akaza yishyura ibihumbi 20, urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Perezida w'u Rwanda yahumurije abaturage avuga ko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bari kubikoraho, kandi bazatanga igisubizo cya nyacyo. Bizajya kugera igihe cyo gutanga mituweli, igisubizo cya nyacyo cyarabonetse. Abaturage bavugije amashyi, bavuza n'impundu, bavuga yuko bashimira Perezida w'u Rwanda ku bwitange cyangwa uburyo ki aba yabasuye. Abaturage benshi cyane ntabwo bari bazi yuko Perezida w'u Rwanda ari buze mu kano karere ka Huye, nyuma yuko hagaragaye ibiza bikomeye cyane ndetse bikangiza ibikorwa remezo, ndetse bikangiza n'abaturage. Ndetse ibi ngibi byabaye nta n'indi televiziyo n'imwe yigize ibicishaho uretse Televiziyo y'u Rwanda n'irindi tangazamakuru rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda nka mu rwa Gasabo. Ndetse ibyo bitangazamakuru nibyo byatangaje bino, cyangwa itangazamakuru niryo ryamenye bino ku mwanya wa mbere, ko kugeza izi saha abaturage ntabwo bari bizeye yuko Perezida w'u Rwanda ari bubasure mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, aho Huye ihanira imbibi na Nyamagabe. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka, nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Wa mbere mwiza, Imana ibarinde, Imana ibahe ibyo kurya, Imana ibagende imbere, ibashoboze, mugire umunsi mwiza.